Abami ba mbere igice cya 10. Umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, azazanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yahanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo, n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aha umwami italanto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongeye kuboneka imibavu inganya ubwinshi n'iyo uwo mugabekazi w'Isheba yatuye umwami Salomo. Kandi inkuge za Hiramu zajyaga zizana izahabu zizikuye Ofiri, zivanayo n'ibiti byinshi cyane byitwa alumugi n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo biti bya alumugi umwami abigira inkingi zo mu nzu y'Uwiteka n'izo mu nzu y'umwami, kandi abibazamo n'inanga na nebelu by'abaririmbyi. Nta biti bya alumugi bisa n'ibyo byongeye kuboneka ngo babizane na bugingo n'ubu. Nuko umwami Salomo aha uwo mugabekazi w'Isheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bukwiriye umwami nkawe. Bukeye uwo mugabekazi aherako arahaguruka, asubiranayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto z'izahabu 666, udashyizeho izo abagenza bazanaga, n'indamu zavaga mu batunzi n'iz'abami bose ba Arabiya n'iz'abatware b'icyo gihugu. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 600 mu izahabu, indatira 3 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azijisha mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Kandi umwami yibarishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urutondagiriro rw'intambwe 6, ku muguno wayo hari hihese, kandi hariho n'imikindo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 2 byahagararaga impande zombi ku ntondagiriro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa ihwanye n'iyo. Kandi ibintu umwami yanyweshaga byose byari zahabu, n'ibirirwaho byo mu nzu ye y'ibiti by'ikibira cya Lebanoni byose byari zahabu itunganyijwe. Nta bintu by'ifeza byari biriho, kuko ku ngoma ya Salomo ifeza zatekerezwaga ko ari ubusa. Umwami yari afite inkuge ku nyanja itarushishi hamwe n'izahiramo. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'itarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Umwami Salomo yarushaga abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bumve ubwenge bwe Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ari ibintu by'ifeza cyangwa iby'izahabu, n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha, n'imibavu n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yateranije amagare n'abagendera ku mafarashi. Yari afite amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi 1,000 n'ibihumbi 2, abashyira mu midugudu icyurwamo amagare n'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Umwami atuma i Yerusalemu hagira ifeza ingana n'amabuye ubwinshi, n'ibiti by'imyerezi atuma binganya n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yatungaga bayakuraga muri Egiputa. Abatunzi b'umwami bayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rivuye muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 150. Kandi uko abatunzi babizanaga, bimwe abami bose b'Abaheti n'ab'Abasiriya barabiguraga.
Abami ba mbere igice cya 11. Umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga udashyizeho umukobwa wa Farawo. Abamowabukazi n'abamonikazi n'ababedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bakomoka mu mahanga Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati, ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arehejwe n'uko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze. Kuko Salomo yakurikiye Ashitoroti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi yindi ayubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bosa imibavu bagatambira imana zabo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isirayeli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzawunyaga umwana wawe. Kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Bukeye Uwiteka ahagurukiriza Salomo umwanzi ari we Hadadi w'Umwedomu, wari uwo mu rubyaro rw'umwami wa Edomu. Kera Dawidi akiri muri Edomu, Yowabu umugaba w'ingabo ze yamaze kwica abagabo bose bo muri Edomu, arazamuka ajya guhambisha intumbi zabo, kuko Yowabu n'Abisirayeli bari baramazeyo amezi 6 kugeza aho yatsembeye abagabo bose bo muri Edomu. Icyo gihe Hadadi ahungana n'abagaragu ba se, bamwe b'Abedomu bahungira muri Egiputa, ariko Hadadi uwo yari akiri umwana muto. Nuko barahaguruka bava i Midiyani bajya i Parani, maze bavana abantu bamwe i Parani bajya muri Egiputa, basanga Farawo umwami waho. Agezeyo Farawo amuha inzu, amutegekera igerero, nyuma amukebera igikingi. Hadadi atona kuri Farawo cyane, bituma amushyingira muramu we, murumuna wa Tahupenesi muka Farawo. Bukeye umugore wa Hadadi murumuna wa Tahupenesi babyarana umwana w'umuhungu witwaga Genubati. Igihe gisohoye cyo gucuka, Tahupenesi amucukiriza kwa Farawo, nuko Genubati uwo aguma kwa Farawo abyirukana n'abana be b'abahungu. Hadadi uwo akiri muri Egiputa yumvaga ko Dawidi yatanze agasanga abasekuruza, kandi ko Yowabu umugaba w'ingabo yapfuye. Hadadi abwira Farawo ati, sezerera nsubire mu gihugu cyacu. Farawo aramubaza ati, mbese igituma ushaka gusubira iwanyu hari icyo wanyenanye? Nawe aramusubiza ati, ntacyo, ariko upfa kundeka ntahe. Hanyuma Imana yongera guhagurukiriza Salomo undi mwanzi, ari we Rezoni mwene Eliyada, wari waracitse shebuja Hadadezeri umwami w'Isoba. Ubwo Dawidi yicaga ab'Isoba, icyo gihe Rezoni ateranya abantu aba umutware w'umutwe w'ingabo, barahaguruka bajya i Damasiko, bagumayo barahatwara. Uwo nawe aba umwanzi w'Abisirayeli iminsi yose Salomo yamaze ku ngoma. Ukuyeho ubukubaganyi Hadadi yagize, yanze Abisirayeli urunuka kandi atwara i Siriya. Bukeye Yerobowamu mwene Nebati Umwefurayimu w'Isereda umugaragu wa Salomo, wari umwana w'umupfakazi witwaga Seruya, nawe agomera umwami. Impamvu yatumye agomera umwami niyi: nuko Salomo yubakaga Milo, agasana icyuho cy'inkike z'umudugudu wa se Dawidi. Kandi Yerobowamu uwo yari umugabo w'amaboko w'intwari. Salomo abonye ko ari umusore ugira umwete, amugira umutware w'abanyamirimo b'umuryango wa Yosefu. Nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'Ishilo arahamusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati, enda ibitambaro 10, kuko ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo nguhe imiryango 10, ariko we azasigarana umuryango umwe, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi ni Yerusalemu umurwa nitoranirije mu miryango yose ya Isirayeli. Kuko banyimuye bakaramya Ashitoroti ikigirwamanakazi cy'Abasidoni, kandi Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, na Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni.
ntibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye bitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga. Ariko sinzamunyaga ubwami bwa se, ahubwo nzamukomeza abe umwami iminsi yose akiriho, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi nitoranyirije kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Ariko nzanyaga umuhungu we ubwo bwami mbuguhe, ari bwo miryango 10. Nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi atabura itabaza imbere yanjye Yerusalemu, umurwa nitoranyirije nkashyira izina ryanjye. Nuko nzakujyana utegeke uko umutima wawe ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abisirayeli. Nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagenzaga, nzabana nawe nkubakire inzu idakuka nk'iyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abisirayeli. Nuko nzahana urubyaro rwa Dawidi mbahora ibyo, ariko si iminsi yose. Icyo nicyo cyatumye Salomo ashaka kwica Yerobowamu, ariko Yerobowamu arahaguruka ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa, agumayo ageza aho Salomo yatangiye. Indi mirimo ya Salomo n'ibyo yakoze byose n'iby'ubwenge bwe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe na Salomo. Nuko igihe cyose Salomo yamaze i Yerusalemu ategeka Abisirayeli bose cyari imyaka 40. Nuko Salomo aratanga asanga abasekuruza bamuhamba mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Abami ba mbere igice cya 12. Bukeye Rehobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo, baramutumira. Nuko Yerobowamu araza, azana n'abiteraniro rya Isirayeli bose, babwira Rehobowamu bati, so yadukoresheje uburetwa butubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3, muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu ahera ko agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki ko nsubiza abo bantu? Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi, ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Arababaza ati, murangira nama ki? Tujye busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereza uburetwa data yabakoreshaga. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uzabwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wehoho ububorohereze, ubasubize utyo uti, agahera kanjye kazaruta ubunini ikinyugunyugu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikoropiyo. Umunsi wa 3, Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami abasubizanye inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe n'abo basaza. Arabasubiza akurikije inama y'abasore ati, data yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikoropiyo. Nuko umwami ntiyumvira abantu, kuko byaturutse ku Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati, abivugiye muri Ahiya w'i Shilo. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati, duhuriye he na Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi, nimusubire mu mahema yanyu yemwe Bisirayeli. None Dawidi urimenyere ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'Ubuyuda, bo bategekwaga na Rehobowamu. Bukeye umwami Rehobowamu yoherezayo Adoramu wakoreshaga ikoro, Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise, arahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Bukeye Abisirayeli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro. Nuko baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose, ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu,
ateranya umuryango wa Yuda wose n'ab'umuryango wa Benyamini, ayitoranyamo abagabo batoranyije b'abarwanyi agahumbi n'inzovu 8 zo kurwanya inzu ya Isirayeli ngo bagarurire Rehobowamu mwene Salomo ubwami. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti, Uwiteka avuze ngo, ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisirayeli, musubireyo umuntu wese ajya iwe, kuko ibyo ari njye byaturutseho. Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu aturayo, bukeye arahimuka yubaka i Penuweli. Maze Yerobowamu aribwira ati, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami aherako yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati, byabarushya kujya muzamuka mu Yerusalemu, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ngizo imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro ku Tununga, atoranya mu bantu bose batari Abalewi abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 k'umunsi wa 15 ngo bise n'iby'Ubuyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro. Ni Beteli yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ariko kwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisirayeli, ajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Abami ba mbere igice cya 13. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda, azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu. Atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajye bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'aba bantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, naho wampa igice cya 2 cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindirino kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubiza indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye, ajya i Beteli. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Umwe mu bahungu be araza aramurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati, aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati, nimushyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi no ahasindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe,
kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira umuntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira. Indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare iramutanyagura, iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Aherako abwira abagaragu be ati, nimushyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayiyashyiraho. Aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe ayisubira nayo. Maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramuririra bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abahungu be ati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufwa yanjye muzayarambike iruhande rwayo. Kuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye ku gicaniro cy'i Beteli ateye hejuru no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'i Samariya rizasohora rwose. Hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu ntiyahindukira ngo areke inzira ze mbi, ahubwo arongera atoranya mu bantu bandi bose abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga. Uwabishakaga wese yaramwizaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Nuko icyo kibera inzu ya Yerobowamu ikigusha, gituma icibwa irimburwa ku isi. Abami ba mbere igice cya 14. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka uyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo. Niho umuhanuzi Ahiya aba, umvuzeho ko nzaba umwami w'ubwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwire uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona ko amaso ye yarahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindure undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira. Niki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibyagijwe, urandakaza uranyimura unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu, nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari ubivuze. Nuko haguruka witahire. Icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo umwana apfe. Abisirayeli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye, kuko Uwiteka azakubita Isirayeli abe nk'urufunzo runyeganyegera mu mazi, akarandura Isirayeli muri icyo gihugu cyiza yahaye ba sekuruza,
abatatanirize hakurya y'uruzi Ufurate, kuko biremeye Asheremu bakarakaza Uwiteka. Kandi azahana Abisirayeli abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Nuko muka Yerobowamu arahaguruka aragenda asubira i Tirusa. Ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa. Nuko baramuhamba, Abisirayeli bose baramuririra nk'uko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi. Kandi indi mirimo ya Yerobowamu yose, uko yarwanye n'uko yategetse, byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami ba Isirayeli. Yerobowamu yamaze imyaka 22 ari ku ngoma, aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Nadabu yima ingoma ye. Rehobowamu mwene Salomo yimye i Buyuda. Kandi Rehobowamu yimye amaze imyaka 41 avutse, amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma, mu murwa Uwiteka yitoranyirije mu miryango ya Isirayeli yose ngo abe ariho ashyira izina rye. Kandi nyina yitwaga Nama Umwamonikazi. Bukeye Abayuda bakora ibyangwa n'Uwiteka, bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta ibyo basekuruza bakoze byose, kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na Asheremu ku musozi muremure wose no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muri icyo gihugu hariho abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko mu mwaka wa 5 wo ku ngoma y'umwami Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa arazamuka atera Yerusalemu kuharwanya, asahura ibintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami arabijyana byose, ajyana n'ingabo z'izahabu zose Salomo yacurishije. Yerobowamu aherako acurisha ingabo mu miringa ngo zisubire mu kigwi cyazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi. Ariko indi mirimo yose ya Rehobowamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ariko ibihe byose hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza, ahambwa hamwe nabo mu murwa wa Dawidi. Kandi nyina yitwaga Nama Umwamonikazi, maze umuhungu we Abiyamu yima ingoma ye. Abami ba mbere igice cya 15. Mu mwaka wa 18 wo ku ngoma y'umwami Yerobowamu mwene Nebati, nibwo Abiyamu yimye i Buyuda, amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Bishalomu. Abiyamu wo akomeza kugendera mu bibi bya se yahoze akora byose, kuko umutima we utari utunganiye Uwiteka Imana ye nk'uwasekuruza Dawidi. Nyamara kuko Uwiteka Imana ye yagiriye Dawidi imusigira imbuto i Yerusalemu, yimika umwana we wamuzunguye imukomeza i Yerusalemu, kuko Dawidi yakoraga ibyiza imbere y'Uwiteka, ntateshuke ngo ave mu ijambo yamutegetse byose iminsi yose yo kubaho kwe, kiretse mu bya Uriya w'Umuheti. Nuko hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu iminsi yose yo kubaho kwe. Ariko imirimo yose Abiyamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Kandi habaho intambara hagati ya Abiyamu na Yerobowamu. Bukeye Abiyamu aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Mu mwaka wa 20 wo ku ngoma ya Yerobowamu umwami w'Abisirayeli, Asa yimye i Buyuda, amara imyaka 41 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Bishalomu. Asa uwo yakoraga ibitunganiye Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yakoraga. Yirukanye abatinganyi abakura mu gihugu, akuraho n'ibishushanyo byose base bari bariremeye, ndetse yirukana na nyina Maka umugabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Ase amutemera igishushanyo, agitwikira ku kagezi kitwa Kidironi, ariko ingoro zo gutununga ntizakurwaho. Icyakora umutima wa Asa wari utunganiye Uwiteka iminsi ye yose, kandi acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Uwiteka n'ibyo yejeje ubwe, iby'ifeza n'iby'izahabu n'ibindi bintu. Ariko hakajya habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisirayeli iminsi yabo yose. Muri izo ntambara Basha umwami w'Abisirayeli aratabara atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda cyangwa bavayo. Umwami Asa abibonye yenda ifeza n'izahabu byari byasigaye byose by'ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abiha abagaragu be, abyoherereza Benihadadi mwene Taburimoni mwene Heziyoni umwami w'Isiriya wari utuye i Damasiko. Aramubwira ati, njye nawe dufitanye isezerano,
ndetse irya data na so. Dore nkoherereje ituro ry'ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisirayeli ripfe kugira ngo andeke. Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze, batera imidugudu y'Abisirayeli, batsinda Iyoni n'i Dani na Abeli Betimaka n'i Kinereti hose n'igihugu cyose cya Nafutali. Basha abyumvise arorera kubaka i Rama, ajya i Tirusa agumayo. Umwami Asa aherako akoranya Abayuda bose, nta n'umwe wemerewe gusigara, bajya i Rama bakurayo amabuye n'ibiti Basha yubakishaga, maze umwami Asa abyubakisha i Geba y'u Benyamini n'i Misipa. Ariko indi mirimo yose ya Asa n'ibyo yakoresheje imbaraga ze byose, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Ariko hanyuma ageze mu zabukuru arwara ibirenge. Bukeye Asa aratanga, asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye. Mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Nadabu mwene Yerobowamu yimye muri Isirayeli, amara imyaka 2 ategeka Abisirayeli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'ibyaha yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Bukeye Basha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isakari aramugomera. Basha amwicira i Gebetoni y'Abafilisitiya, kuko ubwo Nadabu n'Abisirayeli bose bari bagose i Gebetoni. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda nibwo Basha yamwishe, yima mu cyimbo cye. Akimara kwima yica ab'inzu ya Yerobowamu bose, ntiyamusigira n'umwe uhumeka kugeza aho yamutsembeye rwose, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'Ishiro, abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure, nuko yarakazaga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ariko indi mirimo yose ya Nadabu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli. Hanyuma habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisirayeli iminsi yabo yose. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Ubuyuda, Basha mwene Ahiya yimye muri Isirayeli hose, atura i Tirusa, amara imyaka 24 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za Yerobowamu n'icyaha cye yoheje Abisirayeli ngo bacumure.